so urugo ruyobowe n'ubushuti kuruta cyane amabwiriza, ndatekereza ko narwo abantu babishoboye kubikora bagakreatinga ubwo bushuti rwaba ari urugo rwiza cyane. Twanatanze indi point ivuga yuko abantu mu rugo bagomba no kuganira ibintu z'ubusa, mbese kuganira ibintu za blague biri aho ngaho. Ingo nyinshi ntabyo zigira, bazaganira gusa igihe hari ifu yashize, urumva, bakaganira igihe gaze yashize, bakaganira igihe umwana yasabye amafaranga y'ishuri cyangwa se mwarimu yabahamagaye. Ariko ni byiza yuko habaho no kwa kuganira kudashingiye ku kintu icyo ari cyo cyose, ko guseka ni naho haba impaka. Umugore utoje impaka n'umugabo we ubwo nyine sinzi ko byaba bimeze, wenda aba afite ubwoba avuga ati yaranankubita sinzi. Hello, muraho neza, mumeze mute? Tubahaye ikaze abakurikiye Fast Service Podcast kuri session y'uyu munsi. Muri sanga cyane ikaze. Nawe ni karibu. Yego, urakoze cyane. Urakoze kunyegereza. So turabashimiye cyane abantu mudukurikirana ibiganiro bya buri munsi, mama bitegereje. Ni byiza cyane kabisa kumenya ko hari abantu nyine baba bategereje ko hari episodes zijya hanze. Turashimiye abakoze subscribe, umuntu ureba ikiganiro atarakora subscribe nyamuneka. Kandi mu biganiro bishize twabonye abantu benshi bayikoze kabisa. benshi nk'ibiganiro bibiri bishize abantu benshi bakoze subscribe. Byari ibintu byiza cyane. That's the spirit. Dukomeze dukore subscribe, mubwire abashuti, mubwire abavandimwe, bose bakomeze subscribing kugira ngo ibiganiro bya buri gihe nyine mubibone, natwe nyine dukomeze tubone iyo support ivuye muri subscriptions zanyu. So n'abasharinga turabashimiye cyane. Ni byiza nyine mutuma abantu benshi bumva buno butumwa tuba twabageneye. Rero umuntu wese ku cyakora tutagiye tumentioninga abakora ibi n'ibi turabashimira, ariko by'umwihariko abantu batera comment kandi shaka bisa abantu barakomanda cyangwa barazandika. Oya nyine ni cyo kimwe se, urumva yanditse abayiteye nyine. Byaterwa n'uko ubikoresheje gusa, ariko nyine byose biravuga ikintu kimwe. Turabashimiye cyane, mukomereza aho ngaho n'abaduha ibitekerezo mu ma DM yacu, ni ukuri turabishima rwose. Rero reka dutangire mu kiganiro cy'uyu munsi. Ni ikiganiro kiri interesting, cyiza, kiri butwungure kubera ko tumaze iminsi tuvuga ibintu bitandukanye ku muryango. Tuvuga ibituma twahereye kuri bimwe bigenda byagaragaye ko bituma abantu bagira batandukana. Twabuze ibyo ushingira kugira ngo ushake umuntu nyine mushobora kubana. Ni byinshi tumaze kuvuga kandi byiza byubaka. Byiza twabuze ibyo abagore bakunda, twabuze ibyo abagabo bakunda. Ariko turashaka kurebera hamwe uyu munsi ese ni ibintu bingahe bishobora kuba bike cyangwa byinshi umuryango mushobora kwimakaza nk'umuco w'umuryango, cyangwa se mushobora gukorera hamwe kugira ngo noneho uwo mubano wanyu ukomeze ube mwiza, ukomeze ugire ubuzima kabisa. Mwaba mumaze umwaka umwe, mwaba mumaze 5, mwaba mumaze 10, bya bindi bavuga ngo binjiye mu rugo ngo bimeze neza hari umuriro, ariko ubu ngubu umaze gushira kugira ngo uwo muriro hagume. So nicyo kiganiro tugiye kuganiraho uyu munsi, kandi turizera ko mu by'ukuri kiri bubashe nyine kugira ikintu cyangwa bingahe shigisha uri bukirebe. Mbese title y'ikiganiro iravuga gute? Title turayikora muri points, ariko kuyo twateguye title nivuga ngo ni ibintu runaka bishobora gutuma nyine umubano w'abantu bubatse ukomeza kumera neza, cyangwa se ibintu by'ingenzi bagomba kwitaho. Ni sawa. Kuri murambaza title nkaho utayizi. Kuri murambaza title ndabizi. Nayuzi. Dukomeze. So ikintu cya mbere rero uko twagiye tubivuga tukinsistinga tukabisubiramo communication.
communication rwose iracari iya mbere ikikurikira. Kuba tuyivuga cyane nyine nuko ari ngombwa, nuko ari ingenzi, kandi nuko nubwo rwose dushyiramo imbaraga kugira ngo turebe ko nyine dushobora guhaza ico kintu ca communication, ariko n'ubundi usanga tutarabikora ku rwego rukwiriye. Ese iyo turimo turavuga ngo communication mu rugo ni ingenzi, abantu baganire, abantu bahanahana amakuru, noneho reka tunyuremo byibuze like mu munota umwe cyangwa ibiri. Iyo communication tuzicara gusa twicare tuvuge amakuru yabaye muri quartier? Iyo communication igomba kuba irimo nyine nibiki tugomba kuganiraho, ni ubuhe bwoko bw'amakuru tuba tugomba guhana mu gihe turimo, kuko hari igihe tuvuga communication abantu bamwe ngo bakumva ngo ari ibintu ngo nyine byakomeye byabaye nk'inama muzogenda mwicaye mufate ikayi n'ikaramu. Ni uburyo ayo makuru nyine aflowing akabisa mugenda muyatangira ku gihe. Turebe na yahe makuru ubundi dutanga, niki tuvuga nyine turimo turavuga iyo communication. Okay, ndatekereza ko nyine kwa mugani hari wakumva communication akumva ari ibintu bisa nk'ari inama, ariko murivugaho mwebwe ubwanyu, kuko si amakuru yo mu muhana, kandi ikindi si amatangazo ngo uba wahamagaye umudamu cyangwa ngo uhamagare umugabo ngo umuhe amatangazo, cyangwa uhamagare umwana ngo umuhe amatangazo. Ahubwo ni ibirimo kuba mu buzima bwanyu bwa buri munsi, uburyo mugenda mukora ibintu bitewe n'uko abantu, turabizi ko twavuze ko abantu bafite inshingano zitandukanye mu rugo, ku-evaluatinga no kuganira ko ibintu bimeze neza, mbese nyine no gukomeza gusabana muri hamwe. Ndumva nta communication, ndumva nta bintu birenze. Ibindi wenda navuga nakongeraho ni ugutanga amakuru nyine yo mu rugo, gutanga amakuru ukayageza kuri mugenzi wawe kandi ibintu biri kubera nyine aho mu rugo, cyangwa se mwifuza, cyangwa se wowe mugenzi wawe yifuza akaba yabikubwira. Ndumva nta bintu byinshi birenze ari uko nguko. Nyine ni ibintu kabisa biriho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Harimo bya bindi tuvuga, urugero rw'ibyo bintu, hari kuganira indangagaciro. Mu by'ukuri twavuze ko hari izo uza ufite ku giti cyawe iyo mugiye kubana, hari izo nyine naje mfite, hari izo waje ufite, hari bimwe biba bidufitiye akamaro ko tubikomeza nk'umuryango, ibyo twarabiganiriye. Hari n'ibindi tuba tubona ko atari ngombwa, wenda nta nyungu bizatugira bitewe n'uko dushobora kuba tutabyumva kimwe. Ariko noneho izo dushaka kuvuga hano ni za zindi mwicara mugasetinga noneho nk'umuryango, mukavuga ngo hano iwacu dukora gutya, hano iwacu ibintu twumva bigenda gutya. Kandi ntabwo bivuze ko ari umugabo urimo urabitegeka umugore, ni ibintu mwicara hamwe mukarira kuvuga ati ese hano iwacu tuvuze ko ibintu byacu bigomba kuzajya bigenda gutya, si byo bidufitiye inyungu nyinshi, urumva muba mwabirebye mukabona nyine ari ikintu gifite umumaro, mukacemeza ko ari cyo kintu kigomba kuzaba gikorwa mu rugo. Hano iwacu tuvuze ko abantu iyo bagiye kuganira n'ubwo baba barakaye nyine mwihangana mukavugira ku ijwi ryo hasi, icyo si ikintu cyiza n'umuryango cyane. Hano iwacu tuvuze ko nimba ukwezi gufite tuvuge ibyumweru 4, wenda muri icyumweru cya kane dushaka undi muryango dusura. Ibintu nyine nk'ibyo mugenda mwiha kandi mukaba mwabikora rwose, mugashiraho limits yanyu, mukavuga ngo limit ku bintu tuvuge byoroshye nk'amasaha. Mukavuga ati hano iwacu si ibyo wenda hatabaye case kabisa nyine, kuko ziraza zitandukanye, ariko nyine byari bikwiriye ko papa, mama, abana, buri muntu wese n'urugero saa moya aba yageze mu nzu, mukamenya nyine ngo hano iwacu niko ibintu bimeze. Ukamenya ngo n'igihe habaye impamvu ituma ibyo bintu bitaba, uramenyesha. Ntabwo bivuze ngo uzate gahunda zawe cyangwa akazi kawe, ariko nyine bivuze ko mwavuze ko ariyo masaha meza, mbese mwemezanyije. Tuba turimo turabyara, tuba dufite n'abantu turimo turaha urugero. So rero ni ngombwa ko muvuga ibintu namwe nk'ababyeyi nyine mushoboye kuimplementinga mukabikora. Iyo communication nanone muganira expectations zanyu, ngira ngo nabyo twabiganiriyeho. Bavuga ati njye nyine nifuza ko wenda byazajya bigenda gutya, nifuza ko byagenda gutya, nawe ukambwira nifuza ko byagenda bitya. Bidashoboka nyine bakubwira ko bidashoboka cyane, kandi nazo birashobora kuboneka ko byagaragaye ko hari ibigoye bikongera bigasubirwamo.
nawe bidashoboka ukambwira ko bidashoboka nyine ubwo tukihangana cyangwa se tugashaka aho duhurira cyane aho ngaho hagati nkakubwira ibimpangayikishije nkakubwira ibyo nifuza nkavuga ati ndifuza wenda mu myaka 2 kuzaba ndi umugore umeze gutya cyangwa se no muri ubu buzima turimo ndumva nyine nifuza kuba naba ndi umugore ukora ibintu muri ubu buryo ukaba ubizi ibyo nifuza yewe nimba hari naho nyine ufite kunshigikira ukaba wamenya aho uhera kubera ko byagize gute twabiganiriye nabikubwiye ariko ntabwo uzareba umutima wanjye ngo umenye ibyo nkwifuzamo ntabwo uzareba umutima wanjye ngo umenye ibyo utegereje muri urwo rushako so communication rero nyine dukunda kuyivuga like tugerageje kuvugamo gake kugira ngo byibuze nimba ufite n'iyo intention yo kuganira umenye ibyo muzajya muganira ntabwo ari kugenda ngo muganire kuri event mwari murimo yashize nabyo ni byiza kuyiganiramo nimba hari ibyo yabigishije ariko cyane cyane ni hagati yanyu yego so ikindi na abantu bagira umwanya wo ibyo ni ibintu bituma urugo rukomeza kumera neza no gushaka umwanya wo gusohokana mugatemberana hagati ubwo n'umugabo n'umugore hagati yanyu mukaganira ese ubona gusohoka bifasha iki gusohoka date nights kujya gutemberera hatari mu rugo kujya ahantu hatari mu rugo tureke kugira uko tubyita ijambo rya mbere ni ikintu ntekereza gihindura mbese iyo uri mu rugo kubera ko ari ahantu uba umenyereye kubona hari ukuntu nyine ubona nyine ari gahunda isanzwe yo mu rugo hari ukuntu umutwe wabiza ko iyo mwasohotse ni ibintu biri special bigahindura nuko utekereza nimba hari n'ikintu wari ugize iminsi wenda wumva utabwira umugabo ariko noneho icyo gihe byahinduye mood bisa naho igiye kuba nka nziza kurusha yayindi yo mu rugo kuko wenda umugore ntari mu kazi abana ntibarimo gusakuza mwese muri mu mwanya umwe kandi ahantu hatandukanye naho musanzwe muba byumvikana ko hari ukuntu bita bihindura imitekerereze y'umuntu akaba yatekereza bushasha akaba no muri uko gutekereza bushasha ni naho havamo n'ibitekerezo bisha bishobora kuza uwo munsi donc ni umwanya mwiza mu by'ukuri gusohoka ni ikintu ciza gituma abantu bakomeza kuba umwe kandi bagakomeza nyine no gukomeza gushaka uburyo urugo rwabo rwubakika bakegerana so icyo ngira ngo nyine kirasobanutse mu by'ukuri ni ingenzi ndabizi abantu benshi ni ukuvuga ngo urugo rusohoka kabisa aba bantu ni sawa baze babishaka bashaka uwo mwanya basohoke disclaimer gusohoka ntabwo ari ukuva mu nzu mukagenda umwe yakubisemo ikanzu y'umutuku n'undi yambaye ikoti ry'umukara bakaja muri hoteli irenze bakabazanira steak na mashed potatoes uko ntabwo ariko gusohoka konyine gusohoka ni igihe mwavuye nyine mu nzu muri environment yanyu isanzwe mugahindura mwabigambiriye mugafata umwanya wanyu mwembi udafite ikindi kintu kiwurimo mushobora gusohoka mukavuga uyu munsi turaza gutekinga a walk hari n'igihe wari uvuze ngo ni umwanya wacu twembi ariko hari n'igihe mwajyana n'abana icyo ni igihe nyine mwagambiriye ko hari famiye yose mbese uwo musohoka uri benefiti nk'umuryango muri rusange nimba ari gutembera mugatembera mushobora kugenda just mukicara ahantu abantu benshi baravuga ngo gusohoka bagashaka kubigira nk'aho ari ibintu bigoye kubera ko twishizemo ko ari ibintu bigomba kuba bifite budget mwagiye ahantu se mwagiye mu mahoteli cyangwa amaresitora nyine arenze mwagiye ni byiza kubikora ariko kandi ntago gusohoka nyine ko abashakanye biri limited kuri ibyo ngibyo si ngombwa ngo haboneke hoteli ntekereza ko buri muntu we icyo bishatse kuvuga buri muntu wese yagize igitekerezo cyo gusohoka birashoboka ko biragaragara ko byakunda nubwo mbese yaba atatabonye hoteli kubera ko gusohoka ni icambere tuvuze ko hari abantu babiri bagambiriye ko hari ahantu bari buje hatandukanye n'ahasanzwe ku mpamvu runaka yo kugira ngo baganirire aho hantu bahagirire ibihe byiza aho ntago bivuze ko ari hoteli gusa kandi mwana gusohoka bijana na budget mwavuze ngo murasohokera ahafite inini ni sawa ariko ahafite inini harangara n'ahafite intoya kubera ko ikimataringa ari igitekerezo cyatumye gusa mubikora ni iki aha agaciro nyine kurusha ibindi hari igihe mushobora no kujya kureba nk'ikintu runaka ariko nyine bikaba bifashwe nk'umwanya wanyu kubera ko umwe muri mwe ari ikintu aha agaciro njya mbona nk'abagore mushobora gupanga gusohoka n'umugore mugenzi wawe urabona abagore nyine dukunda gukora shopping guhaha noneho hari ubwoko bwa date bwitwa window shopping
window shopping ni ibintu ugenda ukajya mu iduka runaka bashobora kuba bacuruza wenda furnitures nyine ibikoresho byo mu nzu intebe ibiki bashobora kuba bacuruza nyine icyo ari cyo cyose mukagenda mudafite intention zo kugura mukagenda mufite intention zo kumenya ku isoko bihagaze bite ariko ntubona iyo kind ya shopping ni abadamu umudamu nta mugabo wari wagenda azerera mu iduka atagiye kugura abadamu nibo bagira icyo kintu cyo kwamashorera umugabo ngo nyabona ngo reka twinjire muno nkwereka akantu dukora akakwereka ibintu iki niki ku bagabo ntabwo nzi iyo shop ni iyo urugero rwa date ntanze nyine nzi kiba hagati mu bagore abagabo biragoye ko nyine tibayigira umuntu yagutwara ngo ariko ni nabyiza uzabigerageza yuko umugabo tugiye gukora window shopping urumva ngiye ntabwo byankunde nakujyana tugiye kubigura ari ukuvuga ngo ngiye kuzerera mu iduka wapi kabisa uzabigura utazabigura tuvuga urugero mushaka kugura ikintu wenda kinini sibyo wenda gishobora kuba gifite amafaranga menshi muracifuza ariko nta makuru mugifiteho icyiza si ukujya muri rya duka ukamenya options zihari ukamenya amafaranga bigura kugira ngo umenye uko wipanga ndumva ni byiza ariko rero ntagaruka abadamu bazabikora nta kintu specific baba bagiye muzi ukuri azamagenda gusa hareba dore kino abadamu nyine bose so rero ko abagabo mwe ngira ngo bawumva igihe cyose ubuze nimba ubuze wongeye muri shop runaka hari ikintu kikujanye hari ico ugomba gukuramo ariko rero kuri twebwe turiyoroheye nyine ntago dukomeza ibintu no kuba nafato itike nkagenda nkaja kureba ibintu kugira ngo nzamenye ibyo nzagura n'ibyo ntazagura ntacyo biba bintwaye nta nyine mba numva ntago yabinteye abagabo bazatubwire aho yatwege sintani so nabite ariko iyo itike yo kuja kureba woyishira ku mafaranga uzogura ico kintu wowe buraho kura amakuru twebwe umunsi wo kugura ikintu niwo munsi uzufata n'amakuru kuko ntiwogira umwanya wo kubanza kuja kugisura ikindi kintu cy'ingenzi ni gituma nyine urugo rukomeza kugira kabisa ubuzima umubano hagati y'abashakanye nk'abakristo abantu nyine basengera hamwe bakaganira ijambo ry'Imana nukuvuga ngo nimba dukijijwe sibyo ubwo twe turi kuvuga nyine nk'abantu bakijijwe namwe muturebe ubwo murakuramo ibyanyu nta kuntu tuzajya dukomeza guhura murire ku makuru ya YouTube nandi noneho ubuzima bwo gusa ariko nta nubwo binumvikana ibindi byo gusenga nibyo tubibonere hariya mu rusengero cyangwa se ku bandi tuba tugomba kuba turi abantu nyine bafite umwanya wacu wo kwicara tugasangira ijambo ry'Imana tugasengana njye ntekereza oya nimba wosengana n'umukorari mubana muri ministeri ugasengana na conducteur ugasengana n'abandi mubana muri za ministeri bisanzwe kandi mukagirana igihe kinini cyo gusenga byaba ari ikibazo ko noneho umuryango wawe mutosengana n'umuryango wawe wogira umwanya wo kudusengana n'abapasteri n'abandi bakristo ariko ukabura umwanya wo gusengana n'umuryango wawe haba harimo ikibazo gikomeye urumva rero umuryango usengana ni umuryango mwiza cyane ni ingeso nziza niba mvuga ngo ni ingeso ajya ni umuco ingeso bibaye mbi ni umuco wo gusenga uwo muco wo gusengera hamwe ni umuco mwiza cyane kuko abandi tuba tubona umwanya wo gusengana nabo mu za ministeri n'ahandi ariko mu muryango gasiho biba bigiye kutunanirira ni ukuvuga ngo ntekereza ko gusenga nyine nk'abakristo ubundi ntekereza ko mu by'ukuri wenda tutinjiye mu gusenga dusenga gute bisobanuye iki Imana nyine iratwumva kandi ready kuduha ibyo dushaka byose ariko gusenga ku muntu wabikoze ntekereza ko ku ruhande rumwe nyine nk'umukristo ni therapy ya ruhande mbonamo nyine bimezemo nka therapy kuko nyine ubuzi uri kuvugana na data kandi uzi ko nyine akumva so rero ibaze noneho iyo tubyite therapy noneho mwakoranye muri babiri nyine nk'umugabo n'umugore nk'abantu bakundana urumva ko ufite imbaraga mwese murabwira Imana ibitayeho ari agakomedi nabonye umugore ari gusenga nimba umugabo byari byayenze gute nyine kwa kundi nyine umwanya wo gusenga aramutwara bicara bapfuka imbere y'igitanda ngo Mana ngo uyu mugabo nimba yari yamuciye inyuma akajya asenga ngo uyu mugabo ndamushaka ngo ari njyenyine ngo kandi ngo nimabona ashobora kuba amufite njyenyine ngo umutware umugabo arikanga urumva aba ni kwa kundi uwo mugore
hariho ikintu cyari cyabaye byanga bikunda uwo mugore agira uburakari burenze aza gutura Imana iryo sengesho ririmo uburakari. iyo mbivugiye urwo rugero kuvuga gusenga nyine munavuga n'ibintu mwese bibahangayikishije mukungurana n'ibitekerezo byo mukumva nyine muri hamwe kuko muba muri connected cyane. nubwo ibyo bintu bisekeje ariko nyine uwo mugabo yanabyumviyeho nyine amenya ko kagomba kwikosora, uko nyine bibaye ngombwa umugore yamwihutisha. umugore kandi umugore nawe urubanza yaza aruheza Imana ati Imana niba hari ukuntu uwo mutwara uyu mugabo nimba yagumye kuza yitwara muri bene ubu buryo uzarebe kumutwara. rero gusenga n'ukuri ni umuco mwiza, birafasha nyine kandi mu by'ukuri ntabwo twirengagije yuko abantu baba bavuye ku kazi barushe bananiwe, bamwe abandi biriwe mu rugo nabo barushe, abana basakuza, ariko bitangira gake gake mugenda mubikora bibagoye, nyuma bikazagera naho n'igihe mushaka kubereka umwana akabibutsa kabwa atari ku munsi mugiye kuryama tudasenze, cyangwa bamubwira ngo kuryama akanga ati ntabwo turasenga, kubera ko mwabitangiye bibavunnye bisa naho bigoye nyine, kubera ko mwamurushe nyine mu by'ukuri, kandi umubiri nawe wemerewe ku ruhande wawubuza, noneho hakaza kuboneka yuko byabaye umuco, umwana akazayama akubwira ati namwe noneho ibintu umukozi ko muravuga tuje kuryama tudasenze, kubera ko byamaze kera kuba umuco. Ariko kubitangira ni gake gake, abantu benshi ababikora n'abatarabikora nyine tubyitoze kabisa, ni ikintu cyiza. Ibyo nabyo nyine birafasha. Ikindi kintu cyiza tugomba kabisa nyine kwitaho nk'abashakanye ni kureka umugabo wawe cyangwa se umugore wawe ukamenya ko hari umwanya we akeneye ukawumuha. Ukamenya ko nyine ndi gushaka ko n'andi bizane mu kinyarwanda bikamakinga sense, ni ukuvuga ngo ukamenya ko nkaba independent ku bitekerezo n'imyanzuro, atari ya independence yo kuba wenda iri rebellious, ariko nyine nkaba nzi ngo uranyizera ku myanzuro ushobora gufata, nanjye nkakwizera nkaba nzi ngo nyine imyanzuro runaka uri bufate ndayizeye, kandi ntekereza ko byose biterwa no kuba nyine tuziranye dufata umwanya wo kubana uhagije. Hari umuntu cyane cyane wenda nk'abagore, hari nk'umugore ugiye gukora ikintu, gutekereza ku kintu, ariko ugasanga umugabo kabisa none se ibi bintu wabitekereje gute, none se wabitekereje iki, none se uzabikora gute, ugasanga hari ukuguhangayikira ariko rero no kukwereka ko atakwizeye, ko atizeye ko ibintu ugiye gukora. Nyine hari ukuntu umuntu yumva ameze neza, yaba umugore cyangwa yaba umugabo, kuba uzi ngo mugenzi wawe nyine urumva urumva iyo mugenzi wawe akugaragarije ko akwizeye ntabwo zareka kukunezeza mu by'ukuri, nubwo utowe umwereka ngo ariko ngo bino bintu biranejeje, uzi ubigenda nyine ukabikora, ariko nyine ikikunezeza muri wowe utomubwira nuko bya bintu biba bigize gute, biba byakunejeje ko yakwizeye. Twabanye n'umuhungu umwe yagaza agomba kutubwira ngo ibintu zose twize hamwe mu nama, agomba kutubwira ngo ngahe ngo mugende mubikore, kandi turi kumwe. Noneho ukabatese ukuntu uko twizera, cyangwa yenda yarivumbuye ntabwo tubizi, kwaza avuga ngo tugende tubikore. Noneho ariko nyine nza gusanga rimwe na rimwe biba biri no mu makaragiteri y'abantu, ntabwo nigeze mbijajinga cyane, ariko nabyibajijeho ko ikintu cyose kibaye kuko mpamagara kandi ati yewe hano bigenze cyane, nabo ati sawa genda ubikore. Urumva kwizerana ni ikintu cyiza mu by'ukuri, ni ikintu cyiza umuntu mbese kumuha iyo freedom yiwe yo ku-exercisingamwo ibitekerezo byiwe, ukabishigikira, ndetse n'igihe ubona bitari 100%, ariko mu rwego rwo kugira ngo icyo kintu mugikuze hakaba igihe nanone ushobora no kutabikomeza cyane, ariko mukazabiganiraho na nyuma yenda n'icyo kintu cyaragize ute cyaranarangiye. Gusa icyo ubutanzi ikibanza cy'uko bigaragara ko wa muntu ashobora afite uburenganzira bwo gukora exercise y'uburenganzira bwiwe. Ngira ngo icyo wenda ndahita ngifatanya n'ikindi nanditse hano, ku ikindi kintu nyine gituma abantu babona ko kabisa mukomeza gukundana n'uwo mubano wanyu ukamera neza, ni igihe ubona ko umugenzi wawe yaba umugabo cyangwa yaba umugore, ukabona nyine ari invested mu mishinga yawe, muri growth yawe, nimba hari ikintu ushaka gukora nyine kuko twavuze arakwizeye kandi nyine aragushigikiye,
kugushigikira nyine mu buryo bushoboka ubwo agomba kugushigikiramo kugira ngo icyo kintu kigende neza atari ukuvuga ngo kivuga ngo biriya bintu ngo agiye kubikora ngo reka nyine ngo abikore ngo turebe uko bizagenda ugasanga abantu babiri barabana umugabo n'umugore umugabo afite ibintu arimo arakora ariko umugore kabisa nta kera urumva avuze ngo turebe uko bizagenda urumva kera hari ibyo abatizeye ariko wavuze ati genda ubikore ngenda ndabona uzabikora neza uko bizagenda kose kandi utanabikora nabi nicyo kimwe nuko naje nari kubigerageza yenda ntibikunde genda ugerageze ibyo bintu nanone nkabifatanya na rumva n'ikintu kimwe gifatanye no gushimira appreciation nyine ku bintu bito cyangwa se ibinini ntekereza ko icyo gushimira akenshi nyine dufailinga ku bintu bitoya icyo kintu twarakivuze kubera ko bijya biduca icyo kintu twarakivuze cyo gushimira twarakivuze kandi twagitinzeho ni ukuvuga ngo twasanze abantu bakunda kandi twabishyize ku bagore ariko noneho tuza gusanga atari ikintu cy'abagore gusa dusanga umuntu wese ukoze ikintu cyiza nyuma y'icyo kintu cyiza ntiyobe kugaragariza kandi ntabwo aba habigusaba ngo ubikore ariko bimugwa neza iyo aramutse umushimiye ni ukuvuga ngo umuco wo gushimira mu rugo ni mwiza haba ku bagabo haba no ku bagore gusa abagore bari nko mu gusa n'ababitezeho naho aribo babyiteguye cyane kubikorerwa kuruta abagabo bo ntibumve ko bashobora nabo kuza babikorera abagabo babashimira ariko umuntu habe n'umwana mutoya utaramenya ubwenge uza umushimira akamabona ibintu byageze ku rundi rwego gushimira turi kuvuga ntabwo ari murakoze cyangwa se asante gushimira ni ukubona umuntu akoze ikintu ukamubwira ati ewa ni kino kintu ukoze kabisa ni cyiza nyine hari nk'uko apresiya nyine umuntu yakora ibintu bitoya kabisa ukabishimira yakora ibintu nimba wari ukeneye tuvuge n'amazi yo kunywa mu rugo yari yashize ukagira gutyo ukantu ntugiye ku muhanda kuzana icupa ry'amazi yo kunywa unywa nyine nk'umuntu wari ufite inyota nawe gari kuba wagiye kuyazana ukavuga ati urakoze kabisa kuzana aya mazi inyota yari yanyishe nandi kwibaza igihe amazi ari buzenurwe ariko nyine ugize neza kubitekereje wowe ukahita uyagura mbere akantu gato nk'ako ngako ni ukuvuga ngo iyo twitoza gushimira cyangwa se kurikognaizinga ibintu bitoya nyine dukora bituma tuzabona nyine nuko twapresiya ibinini ariko hari igihe abantu twibesha ukumva ngo ibitoya ngo ntabwo ujye ubibona ngo hari ikibanza runaka ngo ukeneye ngo noneho ngo nazajya nzanira ngo imodoka ngo nushaka uzakoreshe concert ariko nyine naje gukora concert niyo kuririmba umunsi mukuru ariko nyine ugomba kwitoza gutangira gushima kuri twa tuntu duto duto kugira ngo n'ibinini bizamaking sense niba ukorera ikintu kinini akaba ari bunshimira nyine nzasa nyine nkawe wenda ariyo standard yawe ari byo bintu butegereje ariko iyo ushimira hari ikintu urimo urabiba mu muntu urimo uramufasha kurushaho kuba mwiza kurushaho gukora ibyo bintu cyane uko yagiye abikora so ako kantu rero hari indi point mbonye ivuga ko urugo ruyobowe n'ubushuti kurusha amabwiriza ruba ari urugo rwiza kuruta uko twabitekereza kubera ko hari abantu mu by'ukuri ugera mu rugo ugasanga amabwiriza arakora ariko abo bantu nta friendship iri hagati y'umugore n'umugabo nta friendship iri hagati y'umwana na se kubera ko usanga ikibayoboye gusa ni uko umwe yitwa se kandi umuntu kera yabaye papa wawe nubwo mutaba inshuti icyo azovuga uzagikora sibyo ariko icyitwa ubushuti kureba ko hari friendship ya creatinzwe cyangwa ihari ntiboneke aho umudamu nawe akaba umudamu w'umugabo we n'umugabo akaba umugabo w'umudamu we ariko nta cyitwa ubushuti baremye mu by'ukuri ndetse ahenshi usanga mu by'ukuri urugo ruyobowe n'ubushuti n'ayo mabwiriza atari na menshi iki bintu byose bigenda biraflowinga mu murongo mwiza kubera ko nta muntu wawe uguma kubwira undi ngo gira gutya kuko abantu ikintu bakiriyetinze kiraruta amabwiriza bakiriyetinze ubushuti kandi ubushuti ni ikintu gikomeye cyane so ni byiza ko umubyeyi akiriyetinga ubushuti mu bana be kugira ngo n'igihe bazokura buriya abana iyo batangiye gukura baza bahindura imitekerereze noneho muri kwa gukura yahindura imitekerereze hari ibintu bimwe yozoza agenda akora akaza akabiguhisha ko mutari inshuti ariko iza kikwereka mu mikurire y'abantu uko iyo umuntu muri inshuti ikintu cyose yahuye na cyo arataka akikubwira
kugira ukabona nuko umukosora nuko umubwira niba ari cyiza cyangwa nimba ari kibi. Ariko ikwereka ko mutari inshuti cyane nuko akora ibintu akaza akabiguhisha ko nta bushuti mwakiriyetinze. So urugo ruyobowe n'ubushuti kuruta cyane amabwiriza, ndatekereza ko narwo abantu babishoboye kubikora bagakiriyetinga ubwo bushuti rwaba ari urugo rwiza cyane. Twanatanze indi point ivuga yuko abantu mu rugo bagomba no kuganira ibintu z'ubusa, mbese kuganira ibintu za blague biri aho ngaho. Ingo nyinshi ntabyo zigira, baza baganira gusa igihe hari ifu yashize, urumva, bakaganira igihe gaze yashize, bakaganira igihe umwana yasabye amafaranga y'ishuri cyangwa se mwarimu yabahamagaye. Ariko ni byiza yuko habaho no kwa kuganira kudashingiye ku kintu icyo ari cyo cyose, ko guseka ni naho haba impaka. Umugore utoje impaka n'umugabo we ubwo nyine sinzi ko byaba bimeze, wenda aba afite ubwoba avuga ati yaranankubita, sinzi, hariho kukwisanzura kutaba guhari. Rero urumva ko kuganira ibiganiro z'ubusa bigomba kuba ni bimwe mu biranga urugo rumeze neza, urugo rumeze neza. Ari naho twaje no kuvuga nanone, tuvuga ko muri uko kuganira ibiganiro bimeze bisa n'ibitari seriye cyane, ni naho havukamo no kuba mwonagirana n'amakimbirane. Kandi nayo dusanga kugirana amakimbirane nabyo ni ibiranga urugo rutari rubi. Kuko hari abantu bavuga ngo nta makimbirane bagira, urabizi ko twabivuzeho cyane ngo nta makimbirane bo bagira. Ni ukubesha. Abantu babana kandi urugo rumeze neza, kereka niba rumeze nabi. Ariko rubaye rumeze neza, kutumvikanaho birashoboka ko wavuga ikintu ntitucumve kimwe. So urumva urwo rugo rero rukoresha ubushuti, bakaganira ibiganiro bitari seriye by'ubusa by'amablage kuvamo rega n'ibintu bizima, kuko ubonye umwanya wo kwi-express muravuga cyane. Ushobora no kuvuga ikintu ari blague utekereje ko atari kuri ico kintu nuko kigusekeje warengereye, ushobora kubikora. Urumva ati mwazaza mwicara gusa buri gihe ariko mugiye kuvuga ibintu biri seriye. Nimba ari uko urugo rwaba rumeze gutyo, ufite urwo rugo rumeze gutyo bicara gusa bagiye kuvuga ibintu biri seriye, ni ikibazo rero gikomeye. Abantu bagenda bishimira imbaraga cyane ni ikintu cy'ingenzi. Ndatekereza wenda mu by'ukuri tutarondogoye ibyo ngibyo nyine birahagije. Ntago nyine nta rugo rutangira ngo muhite kabisa muva kuri rimwe mugere ku ijana. Icyo kintu rwose turakivuga buri munsi, bene data ntibazababeshye. Ariko nyine iciza gifasha mu rugo kigatuma tuvuga ko ruri healthy nuko muba mufite iyo awareness, ukamenya ngo haba hariho freedom. Hari iyo freedom, hari ikintu runaka nyine, hari ikintu ntimurakigeraho ariko murabizi ko n'urugero kuba mwofata umwanya wo gusohoka hari ikindi kintu ciza bibiba mu rugo rwanyu. Ntabwo bivuze ngo muzabane muri perfect kabisa buri wa gatandatu, no, biranago. Wenda hari uwatwumva tuvuga akagira ngo ntabwo hasohoka bafite amafaranga. Twabivuze, hari abantu bishizemo yuko amafaranga, mbese ingo zishoboye arizo ngo zisohoka gusa. Oya, murashobora kugenda nubwo wayivuze, nubwo mwokora nyine aho mutembera gusa muganira, ariko ahantu hatandukanye no mu rugo. Ni ibintu byose biba bigaragaza ko mwakeneye guhindura atmosphere muhamutekererezamwo, bidasabye ko mwaba mufite amafaranga, ingano runaka y'amafaranga. Rero ntabwo gusohoka iyo tubivuga tuvuga ngo niba ingo zishoboye gusa. Yego, musohoka nyine mu bushobozi bwanyu. Icyo turi kuvuga ni ukumenya ko hari ikintu ushaka kurema, hari ibitekerezo ushaka gushira muri mugenzi wawe. Nimba waramenyereye ko nyine ariko bimeze kabisa, ariko bisetinze, urabyuka ugasanga nyine umugore yatetse icyayi cyangwa se abatanagitetse akagenda akagiteka akikuzanira ukakinywa, nibyo bikarangira. None uzagerageze iminsi 3 nakuzanira icyayi umushimire, umbwira ati urakoze cyane kubw'ifunguro rya mu gitondo wateguye, urebe ko nyine bitazamugiraho impact. Biramushimisha kuko nubwo ari inshingano ze, ariko nyine at least ikintu yakoze, hari umugabo kubifasha nyine nk'ahari ibintu. Hari umugabo ngo yatangiye ngo yamatangira kwita undi sheri nyine atagaza bimwita. Uwo mudamu waramubwira ngo ariko sinzi uko wabaye, ati ngo ariko ngo ntunyisha. urumva byaramutunguye kuko wenda uwo waba atarasanzwe amwita andi mazina, wenda yari yahuye n'abandi bagabo barabimubwira ngo abitangire, umugore arikanga. Nawe yari kumwicaza akabwira ati ngo ariko ngo wasaze, none reka nzaze nyikwita nyine gahoro kuziga kugeza bizaza kabisa bikaza biza no naturally ntafite.
kubiforcinga. So rero ni muri ubwo buryo tuba dushaka kubivugamo, menya ko hari aho mushaka kugera. Ibintu bya marriage, ibintu byo kubana no kuri mbabwiza ukuri njye naje kubona ntago nyine tubyujuje, ntago tubishoboye, ariko bisaba ko ubigambirira ukamenya ngo hari ahantu runaka nshaka ko kiva, hari naho kigera, hari urugendo, ariko nyine ndi willing kwiga, ndi willing kumva mugenzi wanje kabisa, ndi willing kugira ibyo nsiga mu nzira kugira ngo dukomeze tugende imbere. So ndizera ko rero hari byinshi mwigiye muri iyi session y'uyu munsi, mukomeze nyine mwige gahoro gahoro, musangize abavandimwe, musangize abashuti, mukore subscribe, mutange n'ibitekerezo, natwe gatwige, twe tuzatwigira ntabwo tuba twabazaniye amategeko, natwe mutanga ibitekerezo, natwe tubona aho twigira. So murakoze cyane nawe utaha. Murakoze.